igihe ntekereza hashize n'igihe ntekereza uburyo nagiye kuvuka ndavuka mbyawe n'umugore ariko najya kwibona ngibona ndi njye nyine mama yaransize kandi njye yaranyongeye narabuze unyonza ngabura umbereza ibere uyu mwana ko yonze ibere mbireba akabakuze kuko asuzugura mama we ngahita ngira agahinda kenshi cyane ko kuvuga ngo tuzabona ryari umwana wakubaha umubyeyi igihe ntekereza hashize n'igihe ntekereza uburyo nagiye kuvuka ndavuka mbyawe n'umugore ariko najya kwibona ngibona ndi njye nyine mama yaransize. Hari ikibazo duca akabogi twiganiriye. Yego. Hari umuntu wakibaza rero amazina y'umuntu tugiye kuganira kugira ngo tuze gukora ikiganiro tuziranye. Nitwa Wapfakorera Jean Claude. Jean Claude rero twishimiye kuganira nawe. Ni byiza cyane kuba mwadusuye ukivugira natwe ibiganiro mwakoze cyane. Twakoze nawe urakoze kuduha ikaze buriya ni gace cyane ugendera umuntu akaguha ikaze baba ari ibintu byiza mu muco nyarwanda guha umuntu ikaze ni byiza. Murakoze namwe gushima. Yego buriya rero nanone iyo uganire n'umuntu umuziranye neza njye nitwa Ruben Niyonsaba nawe watwibwiye ariko hari ubundi buryo dushaka ko kumenyamo ngira ngo abadukurikiye barebye uburyo mugendamo nawe ubwawe urabwiye uti ntabwo nshobora kumara iminota 5 mpagaze bimbera ikibazo ubundi hari umuntu wakibaza ubuzima bwawe n'ubuhe byagenze gutya ryari kugira ubwo utangiye kugenda wifashishije agakoni byatangiye bite byaje bite? Ibi ngibi ni ibintu nabayemo navutse ndi mugufi ariko ndafite ubumuga mu gihe gito rero mfite imyaka 9 naje kurwara intwara y'imbasa aba ariyo ibasha gutuma ngira ubumuga bwari butarateganyijwe mu gihe cyabyo ari nabyo ubona guhagarara bingora kugenda bikangora kuko imitsi ibisa ngaho itari gukora neza. Urwaye imbasa rero ku myaka yawe 9 mugerageza kujya kwa muganga birangira bababwiye ko mugomba kukubana nabyo. Urabona iyo umuntu amaze kugira ubumuga imiryango ahanini ntago imwitaho. Icyo gihe rero maze kugira ubumuga ntago nabashije kwitwabwaho n'imiryango ku buryo bwari bushoboka. Mbona aho ngaho kuko mama namubuze ndi muto cyane mfite amezi 3. Murakuva mama witabye Imana ufite amezi 3. Amezi 3. Reka rero tugaruke inyuma. Hari aho byaba bihuriye no kuba warabuze mama wawe ukarwara imbasa, hari aho byahuriye kuko wenda batakwitayeho urwaye imbasa nk'abandi bose cyangwa bifitanye isano no kuba utaritawe kuko nyine mama yaramaze kuba agenda? Kuba twari tubayeho ugasanga ari ubuzima buri okipeho wenyine ugasanga urakuze wibonye nta mamugira mu bundi burwayi iyo bukagufata ugasanga nta muntu ufite ugukurikirana nakwitaho ibyo byose byakurijemo bituma mbasha kumera gutya kuko nsanze. Ubasha kumera gutya ngo usanze. Hari umuntu wakibaza rero ku mezi 3 ubuze umubyeyi ubaye imfubyi umubyeyi buriya w'umumama ni ingenzi cyane ku mwana by'umwihariko ku mwana muto cyane aba ari ingenzi. Abapapa badukurikiye mutabyumva namwe muri ingenzi ariko umwana nyine abakeneye imfasha ibere kugira ngo bigende neza. Ubuzima rero bwagenze bute ukimara gutakaza umubyeyi wawe ku mezi 3? Nimba ujye ubasha kumenya story y'ukuntu warezwe ute nyuma y'uko mama agiye papa we yarabyihanganiye yazanye undi mugore ubuzima warezwemo ntabwo ujye ubasha kumenya bwarabaye ubuhe? Hariya nagize amahirwe yo kubaho nari mfite mushiki wa papa niwe waje kundera mu gihe gitoya ngeze ku mwaka n'amezi 2 gutyo papa azana umudamu ngo nawe arandera aricyo gihe naje kurwara imbasa mbana n'uwo mumama ari we papa yarazanye ariko ngirirwa amahirwe yo kuvuga ngo nawe yanyitayeho nubwo naje kwisanga mu buzima bwo kurwara imbasa ariko nagiriwe umugisha no kuba nawe yarangurikiranye
hari benshi bajya bavuga ngo nyoko wanyu si nyoko, ariko njye uwo ngo yaje kumbera mama kubera ko yarandeze aranguza. Ubwo rero ubwo umuntu wari umaze kumera guhura n'icyo kibazo nibwo naje guhura n'ubuzima bubi cyane buruta ubwo nahuye nabwo ngibura mama, ko naje kugira ikibazo gikomeye aho nari nsigaye mba njyenyine, kurya ku biryo bikananira, ngaburira kuko uyu muntu amaze kugira ubumuga nta muntu ukimwitayeho kuko ababona ko ntacyo azamarira iki wa muryango. Ibyo byose bibasha gutuma ubumuga mbaho gutyo, sinabasha kubona uburyo nabona imyambaro, sinabasha kubona uburyo nabaho ngaho ngo mbeho nk'umugabo, nk'umuntu uzaba umugabo, baho mu buzima bukakaye cyane. Akenshi muzi ko mwabira bihe umuntu ufite ubumuga yahezwaga mu nzu akajugunywa hanze, mbo ari wa muntu utabasha kuba yagira icyo yakwimarira. Nicyo ngicyo urimo mbona nagiye mbura nabyo bikomeye cyane. Ubuzima bubi wagiye ucamo urukumva rufite mukaso bita mukadata, bajya bavuga ngo mukaso si nyoka, ariko wowe utatubwiye uti yambereye umubyeyi nta kintu namushinja. Kugira ngo ubuzima bugende nabi ugere igihe cyo kutarya ibiryo byari byabuze, warabibonaga ariko ukumva ugize cya kintu cyo kwiheba, ukumva nta kintu bikumariye, byagendaga biti? Ibiryo byari bihari, ariko nyuma y'iyo gihe gito yamaze kumera gutyo, wa mama papa yazanye nawe yaje kwitaba Imana. Ubu tuhinduka imfubyi bwa kabiri. Yitaba Imana dusize, we yarasize abana 3, umwe arapfa dusigara turi 3, ngo twari bane umwe atuvamo dusigara turi 3. N'undi wazanye rero aba ari utwica nabi, dufata nabi cyane, yaza mu nzu gucyo arimo agenda, ngo kucyo gihe ntabwo nabashaga kugenda, ahubwo narakambakambaga n'amaguru n'amaboko ye, kaza kankubita imigeri, akansunika, akandyamisha ahantu habi. Papa yatugurira ikirago cyo kuryama akakidukura akaturyamisha hasi. Tuzagura n'ubuzima bubi cyane ku buryo no kwiga nditwashe kugira umwanya wo kwiga. No kuvuga rero abafasha atyo, umubyeyi wawe wa mbere uramubuze, mama papa wazanye undi nawe ugiye kukubera mama wawe, wa kabiri yazanye akubera mama nawe uramubuze, haje uwa gatatu noneho utarigeze korohera ngagufasha ubuzima ko bwagenda neza cyane. Rwose ubuzima buba bubi ku buryo twageze igihe dufata agasafuriya gutya mbona ngagenda ngakururuka n'ikibuno ngicara ngariya ngatekera barumuna banjye babiri bari bahari, bo bagacungana nuko bambonera utwo ndibuze kuri uwo munsi. Bwari ubuzima bubi cyane, cyerekezo cyo kubunyuramo cyaratugoye, kiratubabaza cyane. Buriya nawe afite ubumuga, undi nawe arabufite. Ubundi mwana murumuna wanjye arabufite. Ubwo uko mbona gutya n'ubundi buzima bwa kabiri. Ubu nibwo buzima bwa mbere nabonyeho bwaba bwasa ngaho bwambera bwiza, ariko ubundi twageze mu gihe cy'imibabaro gikomeye cyane kitatworoheye. Hanyuma rero uwo mubyeyi wari umaze kugufata atyo, agusanga ahantu agukubita imigeri, waje kubana nawe kugeza ryari? Twabanye igihe cy'imyaka 2. Atwica nabi. Papa wanyu abizize ko mukorerwa ibyo bintu? Ubwe ntacyo ari kuvuga. Buriya umubyeyi w'umugabo atandukanye n'umubyeyi w'umumama. Umugabo ashobora gutaha, yaba ari mu cyumba, umugore akamubwira ati abana bariye, we nta kindi yitaho kuko icyo ashinzwe ni kucira abana injuru, ubwo akizera ko twariye. Ariko icyo gihe yaratahaga aratubaza se, akabaza umudamu bari abana bariye ati bariye, kandi ubwo buriya yamubajije iyo hirya ntabwo yamuzanye aho turi twebwe, kuko amuzanye aho turi twe twasha kumbwira ati ibyo kurya ntabyo twabonye. Ariko kubera ko cyari igihe cy'umubabaro cyacu, yajyaga kumaza iyo hirya nawe akarira iyo hirya, twe tukaryama mu kumba kacu, tukaryama hasi twifuruguta mu gitaka. Urabona ibaze njye wageze ku myaka 18 ndazi kwambara ikabutura, kubera ko mfite papa ariko atabasha kuyingurira, atanguriye atanyogoshesha umutsatsi, ndaho ngaho gutyo ubuzima ari bubi cyane ku buryo bukakaye. Ariko ku myaka 18 undi wari ucyambara ikanzu? Hari umupira nambaraga, umupira nambaraga
warugeze hano ku maguru ngagucya ari we nirirwamo nicaye nta kibazo na kimwe kuko nabonaga ndaho ndi bujye ntabwo ni navana ngo ndagenda ngo ngera haruguru ntabwo ni natembera ngo ngehuya ko hari gukambakambisha amaboko gusa iyo nasohokaga mu nzu ngabona ku zuba byabaga bimbagisha. Urakuze rero muri ubwo buzima uza kuva aho ngaho kwa mukaso wa kabiri uragenda kandi uvuye kwa papa wawe mwamana igihe cy'imyaka 2 wahavuye werekeza hehe wahavuye akwirukanye wagannye mu bihe bicu uvuye aho ngaho? Mvuye aho ngaho ntago nahavuye ahubwo habayeho icyo bita gufata inzu twagiraga mama rero yadusigiye tuyigabana kabiri nge mbana na barumuna banjye mu byumba bimwe na waba mu bindi vuga ngo inzu bayigabyemo kabiri basatura umuryango tujya twinjirira hamwe na bakinjirira handi ubwo tubaho mu buzima bukakaye gutyo butatuguye neza ariko dushimira Imana ko nubwo byagenze gutyo barumuna banjye bagiye baramfasha mu buzima turakomeza bakajya gucinjuro bagasura umutuboga tukarya abafandimwe bakadufasha bakaduha ku bijumba tukarya kano gace kabagamo ibijumba byinshi cyane ubwo buzima bwose twahuye nabwo butuvunye budukakaje cyane ariko biroroha urumva ubwo bimaze koroha rero byaduhaye amahoro ubwo rero icyo ngicyo cyatuhaye icyo bita umutekano ibyo ngibyo rero niyo mpamvu ubuzima bwa none ubona n'iyindi ndera. Ubaye muri ubwo buzima rero mukaso mugabuye inzu mugiye mu cyanyu gice mu cyanyu mu byanyu mu byumba ntago wenda habagaho guhura mugiye kurya yararyaga ubukwe namwe mukarya ukwanyu? Twabayeho kubera bagira neza ntabwo twabayeho ku buzima bwabo twabayeho kubera bagira neza numva twara abana batatu twabaga mu nzu yacu twenyine kandi indi mari njye bateje ikibazo numva muri abo babiri twari kumwe ndamwe babashe kwiga ko ntago babonaga uko biga bagiye bagira ku myaka 11 bakajya gusoroma icyayi kugira ngo tubashe kubaho niba basoromye icyayi barajya gufata ideni ahantu runaka kandi icyo gihe ninjye bakurikiranaga cyane bakurikiranaga ubuzima bwanjye kubera ko hari igihe batekerezaga ko mu gihe gikwiriye nshobora kubagirira umumaro bigatuma banyitaho cyane kuruta ibindi byose. Nta gihe wagera ugatekereza ko ari wowe ikibazo wenda kuva umeze gutyo ugatekereza ko ari wowe ikibazo? Ibyo narabitekereje cyane hakaba n'igihe nisanze ari njye kibazo kuko impamvu ari njye wabaga ikibazo nawe bibaza gusiga umuntu mu nzu hari busoke ngajye gutashya ndari buzana amazi ndari gusoroma twatuboga ahantu tuboga turi ku rubaza ariko ndari butwenga dusorome bo bakajya mu njuro barangiza bakagaruka bakakoza bakagutekera ukarya wicyawe avuga ngo uracungushyira udukwi muziko gusa base batorera isafuriya muriki. Ntago kugira ikibazo byageze bigutera kuba wakiheba witekerezaho nabi ku mubiri wakitekereza no kwiyambura ubuzima bamwe bajya bitekereza cyangwa bakanabikora ntacyo byagusatirije muri ibyo bibi byose? Narabigize cyane kuko urabona hari aho twageze wakwicara nkanjye nakwireba nabona papa avuye ngo guhaha nzaniye umudamu we akaboga yamuhaye akanyama tukareba ng'abana bari aho ngaho bari bamenyereye kugatamira ku iyo saha wabona urakabuze nabo baragatetse kandi burya muri mu nzu imwe kibatandukanyije mu muryango umwe ariko mwabuze umuntu ugira ute ubagaburira mugatekereza vuga ati yo bayitwapfaga hari igihe cyageze ngerageza no kuba nakwikura mu buzima nge ubwanjye ngira barumuna banjye ati mugende murasanga mbare fata umugozi ugira nizirike mu izosi ngumanika hejuru nanirwa kogeza kuri shoropande kugira ngo umanuke usanga hondi nizirike noneho basi baze gusanga napfuye byo ngibyo narabyigeze cyane ariko wari umugambi w'Imana ntabwo wari uw'abantu wari uw'Imana kuko yuza kuba utari uw'Imana nagombye gupfa ibyo narabyigeze cyane urabona umuntu ufite ubumuga harahagera yabura ibyo kurya akabona ntari cyamaze kuri iyi nosi yabura amazi yo koga akabona ntacyo yimariye kuri iyi nosi mbese ibintu bikamuzenguruka akanyura mu nzira zitandukanye n'ubuzima bwe yakagombye kuba ari mu uyu munsi wa none ibyo byose nabinyuzemo ariko ibyo nagerageje ntabwo byangundiye ariyo mpamvu turi kuganira uyu munsi.
abadukurikiye rero ngira ngo babibonye dutangira ikiganiro nandi kumwe namwe ndetse muri hagati y'abasore babiri n'abahungu bawe kugira ngo ushake byarakoroheye kugira nshake urabona nabayeho mu buzima bukakaye gutyo ariko mbaho ndi wa mundu nubwo nari mburimo ariko naratekerezaga cyane kugira ngo nshake ni ibintu bitanyoroheye ndayo wayabonye ku mudamu wanjye nubwo agombye kumenya ko ari ibintu bitanyoroheye nabona nari ndiho ndi mu bwo buzima ariko igihe kigeze nza kujya mu nzu y'Imana njya mu rusengero njya gusenga rero bijya bifata abantu bikabaruhura mu mutwe ushobora kujya gusenga ubabaye ariko wagera mu rusengero ukavamo wishimye mfata ubuzima bwo gusenga cyane ku buryo bwose bushoboka bura gusenga nimo nakorije izi mbaraga zo gukomera amaguru ntagize izi mbaraga nazibonye ari ahandi hantu nzikuye oya ni imbaraga zavuye ahandi mu nsengero gusenga ko Imana bakagusengera ko tuzafata ingona ariko uzagenda ntacyo uzaba uri mu buzima mbubayemo gutyo nibwo naje kugira amahirwe y'iki yo kubona umukobwa ngunda na warangunda ariko ngunda mba mu mugi nsaba mu mugi nsabiriza mu mugi arambwira ati none se kusabiriza tuzabaho mu buhe buzima nubwo ati by'Imana izapanga nibyo tuzafata gusa urumva ibyo byakuti bizakunda niba ngunde niba utankunda bireka ariko bizakunda arangunda kandi ndabona ko ufite ubumuga buteye n'ikibazo cyane ku buryo kugenda ndabishoboraga gutembera ntabyo nakoraga ariko Imana irabyemera mu kandi kanya rutubwiye turebye madamu wanjye wahita umenya ko gushaka bitari binyoroheye ni iki wareba ku mudamu wawe ukabona ko bitari bikoreye mu by'ukuri ndebye ukomeze nuko nari meze icyo gihe ntabwo dukwiranye ntabwo dukwiranye umudamu uri aho ngaho buri urebye umusore dufite kareba umukobwa ukurikira uyu musore mbona nyine ukamureba wasanga twari tudakwiranye ko ni umudamu ushinguye uhari muremure utakwibaza ko atari imbaraga z'Imana twaba dukwiranye mu bigaragara rero uretse ko yakubwiraga uti wenda tuzabaho dute tuzarya iki tuzatungwa n'iki nta kindi kibazo wenda yaba yarakugizeho mu mubiri wenda urabona uburyo uteye wenda ushobora no kudusobanuriraho gatoya uburyo uteye umuntu ashobora kukwibazaho byinshi kavuga ati se umuntu umeze kuriya uretse kubaho ubuzima ko bwamugora ubundi buriya mwabona ubuzima buhuza umugore n'umugabo byo birashoboka gutera akabariro ibyo ni ibintu byanjye urabona kuba ntaramugaye ntabwo ibintu byose biba byaramugaye oya ntabwo bishoboka icyo kibazo yanarakigize cyane anarakimbaza arambaza ati se ko tugiye gusangana hari uzabasha kubyara ntabwo ati rwose nzabyara buriya wiyumva ko nta kibazo toyata turi kumbeshya toyata ihondekera uburenganzira bwanjye n'Imana nzi ko bizakunda yanyuze mu rugamba rukomeye cyane ababyeyi baramwanga baramukubita baramutoteza bagira ute ku rugamba rukomeye cyane ariko we aravuga ati oya umugabo wanjye nzabana nawe naramukunze nawe arangunda iyi periode turimo ntabwo itwemerera kugira abo duheza ngo tubashyire ku ruhande afite ubumuga none ejo ushobora kumwanga nanjye ngabugira kandi njye nabugira ngabugira ari bubi cyane buteye n'ikibazo ariyo mpamvu ngomba kumwemera byanga byakunda ariko ibyo byose twabifashijwemo n'Imana kuri turasangana dusanganye tubaho twatubyaye uriya muhungu ubonye hano imiryango rero y'umugore iramwangiye nawe umuryango wawe uhari udahari kuko mukasore yaraje mvuga ngo arabizambya watekerezaga ko imibereho itazaba mibi kuko ugiye kubaho nta muryango ufite wawe nta n'umuryango w'umudamu kuko bamaze kumuca umvaga ari ibintu bizaborohera mwembe njye kuko hari icyo Imana irema ijambo ry'Imana niryo ritubwira ikintu gikomeye cyane numba hafi nanjye nzakuba hafi nunyegera nzakwegera ibyo ngibyo byaramfashije cyane kubera ko
umuryango waramwanze, umwanze ansanga mu gihe kidakwiriye. Ubundi indego yacu yari yo gushyingirwa, yari yo gushyingirwa, ansanga mu gihe kidakwiriye, ariko famiye ye imenye ko yansanze nta kindi yagombye gukora. Bamwanze igihe gitoya, ikindi gihe kigeze baramugarukira. Ariko kumugarukira kuriya suko bari bakingunze, bari bananyanga batangunda, ahubwo bamaze kubona icyerekezo cyiza cy'umwana wamaze kubyara, baramugarukira, baraza turaganira, bongera batwiyumvamo, bitamenya ko Imana twasenze ariyo yari kwiye kwitwa Imana. Ubwo uyu munsi wa none turahari gutyo, ariko kubw'imbaraga z'Imana, ntabwo duhari ku bwacu. Hanyuma rero uravuze uti amaze kubyara imiryango yaramugarukiye, we akimara kubona twite kandi yari yakubaje ati turabona ino gahunda izashoboka, yabyakiriye ate? Urabona yarabyakiriye, ariko kubera ko yarabimbazaga njye niyumvagamo ubushobozi, nabwiyumvagamo cyane, ndavuga ati nta kibazo mfite mu buzima bwanjye. Burya hari uburyo mva ubuzima bwawe, wagenda ukumva ubuzima nta kibazo bufite, kumva niyo byagenda ute, kumva ibintu byose yakwifuza byabaho muri ubu buzima. Ko byabayeho birakunda, tugirana ibiganiro biremera, turasangira biremera. Ishusho nziza rero yaje kunyereka ko ibyo yambwiraga ari Imana yabikoze, nuko twaje kubyara abana bose dusa. Umwana wese uvuka yavukaga asa nanjye, yavuka agafuka asa nanjye. Nkambaza ati nari nzi rero ko bino bitazakunda, none njye nzabona umwana dusa ryari? Nubwo ati umwana musate cyakora wanciye inyuma ukajya kumushaka kandi ushobora kumuha. Ariko ntago byapfa kugukundira, ushobora kubigerageza bikakugwa nabi. Ko urabona aho tugeze, umuryango uragutse, ifuruma yose isa nanjye. Niba ibeshye Imana izakugwa nabi. Ubu ngubu rero uravuga ati amashimwe ni menshi, imiryango yaramugarukiye, natwe ubuzima tugenda tubona buri kuremeka. Ariko hagati aho ngaho buri umuntu ashobora kukubwira uti mbabarira, cyangwa ukirengagiza ibyahashize. Ariko nuko wakirengagiza ibyahashize cyangwa umuntu akakubwira uti mbabarira ku byo nagukoreye, ntago bisiba icyo yagukoreye, cyangwa ntago igihe waba urimo cyose ntago gisiba amateka yaranze ubuzima bwawe. Ikintu ubitekereza ahashize ukumva usubiye mu gahinda kandi watewe n'abantu, icyo gihe kimeze giti? Igihe ntekereza hashize, n'igihe ntekereza uburyo nagiye kuvuka, ngavuka mbyawe n'umugore, ariko najya kwibona ngibona ndi njye nyine mama yaransize. Iyo mbitekereje kwicyore, ngitekereza cyane iyo umwana asuzuguye mama we, nibwo ngitekereza. Nibwo mbita ndekereza kavuga ati se none uyu mwana akasuzuguye mama we, kandi njye yaranyonge, narabuze unyonza ngabura umbereza ibere, uyu mwana ko yonze ibere mbireba akabakuze kuko asuzugura mama we. Ngahita ngira agahinda kenshi cyane ko kuvuga ngo tuzabona ryari umwana wakubaha umubyeyi akamenya ko yamuhaye ibere, mu gihe twe twakuze twonga ari bebero baduhereza. Hari igikomere ubana nacyo watewe n'abantu ku bw'ubumuga ufite? Ndagifite. Niki? Igihe bambwiraga ngo ninzohoke mu nzu ntacyo nzamarira umuryango, ngicyo iyo ngitekereje none ako uyu munsi ndiho ngareba na famiye yanjye nicaranye nayo, tujya dukunda gukora ikintu tukicarana, abana bakatuzenguruka tukaganira nabo, tukagirana ibiganiro. Iyo kiriya kintu cyahabaye rero nibwo numva ko bya bindi bambwiraga ngo ntacyo nzamarira umuryango, ko uyu munsi wa none mfite icyo ngumariye. Naho ngaho kuri izi saha magingo aya ngaya, hari ikintu ukenera mu buzima ukabona ko kibona biragoranye? Ndagifite ngemera. Icya mbere, urabona afite ubumuga bwo mu cyaro, turakomerewe. Urabona umuntu ufite ubumuga wa hano, ahangaha ubona twicaye, kino cyaro cyose twicayemo, abantu bafite ubumuga bahangaha bafite ingorane zikomeye cyane. Urazumva se ati ingorane bafite ni izihe? Ingorane bafite, reka tuvuge kuri wowe by'umwihariko. Njye kubw'umwihariko wanjye,
mfite imbogamizi ikomeye. ubu ndibaza mbona icyo kurya ariko nishyuye kuya gakomeye cyane kuko twabayeho mu buzima dusaba mu mujyi hirya no hino tujya muri Kongo tugasaba tugataha ariko umunsi wa none dusanga abantu bagiye babaho mu bundi buzima batabasha kongera gusaba. Nibura wabona umufatanyabikorwa araje akakubwira ati bino 100 nimbigo hari icyo bizakumarira, washingira ko wasabye abantu benshi hamwe bakakwanga abandi bakaguhereza bya 100 ukabanga ngira iki umutekano bikakubeshaho n'umuryango wawe. Ariko uyu munsi wa none watekereza imibereho turimo ugasangira tugoye, ukibaza ndarya gute, abana barajya ku ishuri babonye agakoma gute, none se kwagiye ku ishuri nibavayo bararya gute. Iya akaba ari imibereho mibi cyane dufite itanyoroheye ku ruhande rwanjye. Hari abantu baba badukurikiye rero baba barahawe umugisha na Nyagasani, ushobora kuvuga ngo reka nsangire umugisha n'umuntu, ikintu umuntu wenda ushobora kuvuga uti iki kintu kibanze umuntu akinkemuriye, wenda ntago nyine umuntu yakemura ibibazo by'umuntu byose, ariko hari ikintu nawe uvuga ati iki kintu ni ikibanza nkibonye mu buzima byagenda neza kurusha uko bwari bumeze mbere, ni nk'ikibona cyajya mbere mu buzima bwawe ku by'umuntu ari cyo yakibanda akemura mbere. Urabona buno buzima bwacu nganjye nihereyeho buriya ikintu cya mbere nibura mu buzima bwanjye bwabaho nabona cyamfasha, mbonye nk'umufatanyabikorwa kambwira ati hari botike genda nguhaye ingunga shinga akabotike gacuruzeho ubemo gutyo, ndizera neza ko ubuzima bwanjye bwakwegerana kandi bukarushaho kuba bwiza. Okay, urakoze, reka tugushimire ariko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Uradutanga nimero ku badukurikiye nimba telefone ihari kandi iriho nta kibazo urayiduha. Nimero yanjye ni 078 666 52 561. Iyi akaba ariyo nomero yanjye ya telefone. Ese gutyo ugenda ubwo nta kindi kibazo ugirana mu mugongo? Iyo nzamuka hano mu rukenyero rw'umugongo ntabwo nabasha kugendana kuko ndagenda iminota irenze 10. Yes, ngira ngo murakoze, reka mbashimire abari badukurikiye, muri abantu b'umumaro. Wowe ujya ikintu ukora ku nkuru zacu tubahaza buri munsi, reka ngushimire by'umwihariko, reka nkubwire ngo Nyagasani akongerere ajya asubiza aho ukura. Nimero z'uyu mupapa ziri hano ku kiganiro, ngira ngo urajya urazibona yanazitubwiye, nta kibazo. Murakoze, ndabashimiye. Na ya Ben Yosaba, Imana ibahe umugisha.